Haleluya, haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana. Guhabwa umutima mushya, kwakira umutima mushya ndetse n'umwuka w'Imana. Guhabwa umutima mushya ni kimwe, no kuwakira ni ikindi. Guhabwa umwuka w'Imana nacyo ni ikindi. Imana yacu itugirire neza cyane. Ayo magambo turayasoma mu gitabo cya Yeremiya, ibice 36. Dusome duhereye ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29. Nuko nzabavana mu mahanga, bakoranirize hamwe bakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye, mukayasohoza. Muzibera mu gihugu nahaye ba sogokuruza, kandi muzaba ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yanyu. Nzabarokora mbakure mu myanda yanyu yose, nzameza ingano, nzigwize kandi ne kubateza inzara. Izina ry'Uwiteka rishimwe cyane kandi rihabwe icyubahiro. Dusome n'umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 w'icyo gice. Haranditse ngo, nuko rero mwana w'umuntu, uhanurire imisozi ya Isiraheli uti, mwa misozi ya Isiraheli mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, kuko umwanzi yabashinyaguriye ati awa, ati za nsengero zanyu zo kutununga za kera twarazihinduye. Nuko hanura uvuga uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, baguhinduye amatongo bakumira bunguri, baguturutse impande zose, kugira ngo mube inzungu z'abasigaye bo mu mahanga, kandi mukaba igitorero cy'abanyamagambo, mukavugwa nabi na rubanda. Ariko noneho mwa misozi ya Isiraheli mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira imisozi n'udusozi n'imigezi n'ibibaya n'amatongo n'imidugudu yaretswe, yabaye iyo kunyagwa no gushinyagurirwa n'abasigaye bo mu mahanga ahakikije. Aravuga ati, uku ni ukuri navuye mu muriro, fuhira abasigaye bo mu mahanga n'Abedomu bose, abihaye igihugu cyanjye ngo kibabere inzungu, bafite ibyishimo byuzuye imitima, bakanegurana, bakagira ngo bakinyage. Muri iki gitabo dusomyemo amagambo menshi avuga ku bwoko bwa Isiraheli, aho Imana yabagereranyije n'imisozi n'udusozi, hanyuma ivugamo n'ababanyaze, ivugamo n'ababashinyaguriye n'ababasetse, kuko i Yerusalemu hari harashenywe, insengero zaho zirasenywa ndetse zirahindurwa. Mbese i Yerusalemu na Isiraheli iba amateka mu mahanga, ngo ibe igitorero cy'abanyamagambo, bakayivuga nabi, bakabasuzugura, rubanda bakirirwa bayisekera, bati si mwe mwabona, namwe se mwagira ibyago, imisozi yanyu myiza mwiratanaga, amazu yanyu meza mwiratanaga, insengero zanyu nziza mwiratanaga. Mbese Imana iravuga ngo Abedomu bo irabapresiza, ikabavugaho ko nabo babaye bamwe mu bantu bashinyaguriye Abisiraheli. Kandi Abedomu twibuke ko ari bene wabo b'Abisiraheli. Uwiteka yarebye ibyo bari kubakorera, areba uburyo bari kubanyega no kubasekera, mbese babishima hejuru ku bw'ibyago bari bagize. Uwiteka Imana arababara. Nubwo Abisiraheli bari baramaze kugera i Babuloni,
ngo bagezeyo batangira kurira mu mutima ababashije kubaho, batangira kuzirura izina ry'Uwiteka, batangira kuvuga bati Uwiteka wadutanze mu mahanga, twazize ibyaha byacu, wowe urera urakiranuka, rero ubwo tugeze muri aya mahanga ntabwo tuzibagirwa kuri Imana yacu, ntabwo tuzibagirwa kuri Uwera wacu, ntabwo tuzibagirwa kuri Imana yadukurikiranaga uhereye mu buto bwacu kugeza magingo aya ngaya, ngo ndetse ngo abanyababuloni bakajya babashakiraho iby'umunezero, ngo babaririmbire indirimbo z'i Siyoni, ngo nuko Abisiraheli bakicara bakarira, nuko ngo baravuga bati, bakajya bavuga bati ntabwo twaririmbira mu mahanga izina ry'Imana yacu, ntabwo twabaririmbira indirimbo zibanezeza, twabaririmbira gute kandi turi abanyage mu gihugu kitari icyacu, twabaririmbira gute ngo munezerwe muri kutwishima hejuru, ngo inanga zabo barazifata bazimanika mu biti, baravuga bati Yerusalemu nitukwibagirwa, Imana yacu nitukwibagirwa, bati ukuboko kwacu kw'iburyo kuzibagirwe gukora. N'ayo magambo bagendaga bavuga bageze mu mahanga, abasigaye bose bibuka Imana ihoraho, baravuga bati ibyo twazize turabizi, ariko ntabwo tugomba gukomeza gusuzuguza Imana yacu mu mahanga, natwe twapfa twakira tuzubaha Imana. Bahagarara ku Mana yabo, Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu ku murongo wa 23 w'iki gice haranditse ngo kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryaziruriwe mu mahanga, ari mwe mwariziruye, maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka, ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera. Imana yacu ishimwe cyane. Nuko bari baragezeyo bagarura umutima, bumva uburyo Imana yabateteshaga, bibuka uburyo Imana yabakundaga, bibuka uburyo Imana yabitagaho, barababara cyane, baravuga bati twarakosheje, ariko Mana ntabwo twongera gukosa inshuro ya kabiri. Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu Imana yavuze iti ndirahiye kandi mbagarutseho, ibwira Ezekiyeli, iramubwira iti genda ubwire Abisiraheli uti uku niko Uwiteka avuga. Haleluya, haleluya. Aravuga ati nzabavana mu gihugu cy'amahanga, mbakoranirize hamwe, mwongere mube igihugu gishya, mwongere mube abantu bazima, ngo icyo gihe nzabanyanyagizaho amazi meza. Ikintu cyose kigiyeho amazi meza kirongera kikagira ubuzima. Iyo imvura yabuze, imvura ikagwa, mujya mubona uburyo imisozi yegerana, ibintu byose bikaba icyatsi kibisi, amazu imikungugu ikavaho, ibyatsi imikungugu ikavaho, ukabona habaye indi sura nshya itari isanzweho muri icyo gihe cy'izuba. Kandi aravuga ati ibigirwamana mwakoreraga nzabibakuraho, kandi noneho ikigeretse kuri icyo nzabaha umutima mushya, mbashyireho n'umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, mume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza amategeko yanjye mukayasohoza. Imana yacu ishimwe cyane. Biriya ni ibintu Uwiteka Imana amaze kubona imitima y'Abisiraheli uburyo igarutse ikazirura izina ryayo muri ariya mahanga, nayo ifata ingingo yo kubakurikirana. Iravuga iti uhereye umunsi ntabwo mukiri imfubyi, ntabwo muri imfubyi, ahubwo mufite gikurikirana. Ndabakurikiranye nubwo muri icyo gihugu cy'amahanga, ariko nzongera mbagarukeho. Imana yacu ishimwe. Aravuga iti ikintu cya mbere nzabanyanyagizaho amazi meza, kandi nimara kubanyanyagizaho amazi meza, mbagarure mu gihugu cyanyu, bavane mu mahanga. Ikindi mbahe umutima mushya, mbashyiremo n'umwuka mushya, mbakuremo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye.
Imana yacu ishimwe, ngo bitume rero mugendera mu mateka no mu mategeko yanjye maze mukayasohoza. Imana yacu itugirire neza cyane. Mu gihe cyacu amahanga ni isi idafite Imana, ni isi itubaha Imana, ni mu bantu badakorera Imana ahubwo bafite ibindi bakorera. Iyo udakorera Imana uba ufite ibindi ukorera, iyo utubaha Imana uba ufite ibindi wubaha. Rero ni ukuvuga ngo Imana ijya idukura muri iyo si ikadushaburamo, ikadukuramo, hanyuma yarangiza ikatujyana mu isi yayo y'abantu bayubaha, y'abantu bayumvira, y'abantu bashaka kugendana nayo. Kubera ko iyo utabishaka nyine ntabwo igushyiraho imbaraga, ntabwo igushyiraho ingufu, irakureka. Ariko igihe cyagera mu by'ukuri yaba hari icyo yakuvuzeho, igakoresha uburyo bwose izakuzaho, yarangiza ukayishaka urira. Imana yacu itugirire neza. Dufite ingero nyinshi z'abantu Imana yagiye ibwira iti nimunkorere, bakanga rwose bakayitera umugongo, ariko Imana igakora ku mbarutso imwe gusa, abantu bakaza barira bavuga bati Mana dukora iki? Nk'uko Sawuli uriya Pawulo yakoreraga isi isanzwe, agakorera shitani azi ko ari gukorera Imana, ariko amenye Imana ihoraho yahise ava mu byo yari arimo, aravuga ati urinde mwami nkagukorera. Arangije ahita yemera gukorera Imana iteka. Imana yacu itugirire neza cyane. Iyo Imana imaze kukujabura mu isi rero, iguha umutima mushya. Bwa mbere gusukaho amazi yayo y'ubugingo, ikaguha umutima mushya, ikaguha umwuka mushya, ikagukuramo ibyatumaga utayubaha, ikagusigira ibituma uzajya uyubaha, ko ugakurikiza amateka n'amategeko yayo, igatuma ubasha kwizera yuko ari Imana ishoboye byose, ikora byose mu gihe cyayo. Imana yacu itugirire neza. Iyo tugeze mu gitabo cy'Abaroma mu bice 12, reka twumve icyo Pawulo yavuze. Iki gice cyose nubwo tutari busome imirongo yose, ndagira ngo dusome iy'ibanze, ariko mu by'ukuri ndashaka kuvuga ku gice cyose. Haranditse ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana yacu itugirire neza. Aravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yageneye umuntu wese kwizera. Abisiraheli bageze i Babuloni bahinduye imitima, batangira kwiyinira mu mitima, hanyuma batanga imibiri yabo nk'ibitambo, bavuga bati ntabwo tuzakorera ibigirwamana by'i Babuloni, ahubwo inanga zacu turazimanika. Ngo bakajya barira, baravuga bati rero dukwiriye kugira imitima mishya n'imibiri mishya, kuko icyatumye tuzino ni uko twagomeye Uwiteka. Nimureke tuzirure izina rye mu mahanga, twe kwishushanya n'abanyamahanga, ahubwo twitandukanye rwose n'ubundi gupfa. Tuzapfa nibashaka kutwica, ariko Imana nishaka no kudukiza, yo ubwayo izatugirira impuhwe, imaze kureba guhinduka kwacu kw'imitima. Imana itugirire neza. Nibwo Imana yahise ifata umwanzuro wihuse wo kubaha imitima mishya,
ikabakuramo imitima ikomeye nk'ibuye. Natwe mu gihe cy'isezerano rishya, Pawulo aratwinginga ngo abwirijwe n'ubuntu bw'Imana yahawe, ngo mugire imitima mishya, tugire imitima mishya, imibiri yacu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo kuko kumera gutyo niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Imana yacu itwubake. Twese nubwo turi benshi ariko dukoze umubiri umwe wa Kristo. Kwemera kwakira umutima mushya no gukorera Imana bituma tubasha gusohoza inshingano z'ibyo dusabwa mu ijambo ry'Imana. Kandi iyo umuntu ahawe umutima mushya, agahabwa umwuka mushya, icyo gihe ni ukuvuga ngo atangira gukorera Imana, nibwo duhabwa impano nk'iyo Pawulo yahawe yo kutubwiriza. Imana yacu itugirire neza, bityo izo mpano nizo akurikizaho atubwira ngo kugira ngo tumenye icyo gukora n'uburyo tuzikoresha. Iyo ugeze ku murongo wa 6 haranditse ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana. Impano twahawe si izacu, ahubwo twazihawe ku bw'abantu. Ku bw'umutima mushya nahawe nzakomeza nizere. Niba twarahawe guhanura, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Niba twarahawe kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Uwigisha agire umwete wo kwigisha, uhugura agire umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Kubwo gukunda bene data mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Kubw'umwete ntimubi ibyangwe, muhirimbanire mu mitima, mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba. Mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima. Ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture abantu inabi babagiriye. Mwirinde kugira ngo ibintu byose bibonekere abantu bose ko ari byiza. Nibibashobokera murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo. Umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko ari bwo uzaba umurunze amakara ku mutwe. Ntushobora kumenya ibyo Imana ishaka udafite umutima mushya, utahindutse. Ntabwo bishoboka. Ugifite umutima w'ibuye ukomeye gutyo, ntabwo byakunda. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, uwo mutima wayo, ibyo bizatuma umuseke udutambikira, ibyiza bitubaho, ibyiza bituzaho. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, si ibibi ahubwo ni ibyiza, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo nzakora hanyuma. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko hari ibyo ikorera kuturema umutima kugira ngo dukomeze tuyizere, kandi kugira ngo dukomeze turindire dufite ibyiringiro bitsika umutima. Kuko iyo umuntu amaze gutakaza ibyiringiro, niho usanga umuntu yiyahura, ugasanga
agiye mu bintu bitari byiza, avuga ati n'ubundi ntawe unyitaho, n'Imana ntinzi, nta nubwo yanyemera, nakoze ibyaha byinshi, ntabwo yambabarira, ariko twibuke ko Imana ari umubyeyi. Iyo umuntu afite umwana mutoya, hari igihe umwana agenda akajya mu byondo, akayisiga ibyondo, akagira gute, wahinguka wajya kubona ukabona aje yirukana bya byondo byose aje kuguhobera. Ntabwo wigirayo ngo witaze agwe hasi, uko yaba ameze kose ugerageza kumuterura kugira ngo anezezwe, kuko we ibyo aba arimo aba yumva bimunejeje. Natwe rero Imana aho yadukuye mu byaha, abantu benshi baba bumva banejerejwe nabyo, ariko iyo igiye kudufata iradusukura, ikatwuhagira, tugasa neza rwose, imitima igacya kandi igahindukira rwose. Imana yacu itugirire neza. Urugero ni uyu Pawulo, mwibuke uburyo yicaga abera, mwibuke uburyo Sitefano yapfuye, ngo bamwishe Pawulo arinze imyenda ye kugira ngo baze kwigabana bamaze kumwica. Kandi n'umunsi wo kugira ngo akizwe yari agiye i Yeriko, ngo agiye kuhagera nibwo Yesu yamutunguye mu nzira kugira ngo adashyika kuri bariya bantu, amutangira atarabageraho. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana ifite umutima w'impuhwe n'imbabazi, iyo ibonye tugiye kugwa mu rwobo iraza ikahitambika, ikadufata ukuboko ikatwambutsa. Imana yacu itugirire neza. Nyuma y'aya magambo yose tumaze gusoma, buri muntu wese hari icyo yumvise, hari icyo akuyemo, hari icyo yasaba Imana, hari n'icyo nawe yabwira umutima we. Imana idushoboze kumenya icyo turi gushaka muri iyi minsi. Dore isi iri kugenda ihinduka uko bwije n'uko bukeye, iduhindukiraho mureba. Umuntu akaba yaravutse agenda, wajya kubona ukabona ntakigenda, ari mu kagare. Umuntu akaba yaravutse afite amaguru, wajya kubona ukabona nta maguru agifite. Umuntu akaba yaravutse afite amaboko, yajya kubona akabona nta maboko afite. Umuntu akaba yaravutse afite ubuzima, yajya kubona akabona nta buzima agifite. Ibyo ni ibyo mu isi, kandi ibyo ni iby'igihe gito. Uyu mubiri udushuka ni uw'igihe gito, ntabwo urama igihe kirekire. Ariko icyo twari dukwiye kurwanaho ni umutima wacu, ni ubugingo, kuko ubwo bugingo nibwo buzabona Imana. Kandi uko twirirwa twiruka ku by'isi, twakagombye no kwiruka ku bugingo, tukabubwira tuti bugingo, bugingo ntudusige, bugingo ntucike. Imana yacu itugirire neza. Reka twibuke Daniyeli na bagenzi be bageze i Babuloni, ngo barabatoranyije ngo babajyane ibwami bige ubwenge bw'Abakaludaya, hanyuma bakorere igihugu. Bagezeyo babategekera igaburo. Bitegereje iryo gaburo basanga mbere yo kurihabwa barabanza bakariha ibigirwamana bakabiterekeza. Baravuga bati rero ntabwo dukwiriye kwiyanduza, nubwo twaje muri iki gihugu tuje kubera abasogokuruza badukoreye, bakoze ibyaha, uyu munsi akaba ari twebwe turi mu ngaruka, ariko ntabwo dukwiriye kumera nkabo, ahubwo dukwiye kwitandukanya n'icyaha. Imana itugirire neza cyane. Numva mu gitabo cya Ezekiyeli hari ahantu handitse ngo ba sogokuruza, abakurambere bacu bariye imbuto, none uyu munsi ni twebwe ziri gusharirira. Ni ukuvuga ngo bakoze ibyaha, none abana babo nibo bari mu ngaruka. Imana itugirire neza.
Hari icyaha umuntu akora yitonze, ariko yajya kujya mu ngaruka zacyo, ingaruka akazumva mbese mu buryo bukomeye cyane, akazumva zitarangira, akazumva zidacika, mbese bikamubera ikibazo gikomeye mu buzima bwe. Nyamara igihe yakoraga icyaha yabikoze yishimye pe, ariko ingaruka zabyo ni zo mbi mu buzima. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu kwirinda icyaha ni byiza, kuko iyo ucyirinze ntawe uba uzajyana mu ngaruka nyuma y'igihe. Hari igihe umuntu akora icyaha yarangiza agapfa, abasigaye be akaba ari bo basigara mu ngaruka y'icyaha yakoze. Imana itugirire neza. Kwirinda ibyaha ni byiza, kandi Imana ni nziza, iyo yatwigishije ikadutoranya, ikaduhamagara, ikadutoza agakiza ngo tuve mu byaha, twirinde ibyaha, tugende nk'uko ishaka. Nidushoboze kandi duhe imbaraga n'umwuka wayo, iduhe n'umutima mushya. Daniyeli na bagenzi be rero banze kurya ibiryo by'ibwami, baravuga bati mutwihere amazi n'ibishyimbo, kandi ngo babiriye baranyurwa, barangije ngo bagira ubuzima bwiza, ndetse ngo mu gihe cy'isuzuma basanga bafite ubwiza burenze ubw'abarya ibiryo by'ibwami. Imana itugirire neza. Igihe kiza no kugera banga gupfukamira ibigirwamana, baravuga bati turabica. Nebukadinezari aravuga ati Imana iri bankize ikabankura mu ntoki mu biganza byanjye, ni iya hehe? Murayikura he? Baravuga bati naho Imana itadukiza, ariko ntago turi bupfukamire igishushanyo wakoze. Nuko Nebukadinezari ngo ategeka ko benyegeza itanura ry'umuriro 7, kugira ngo bariya bagabo barebe umuriro waka ahari, bavuga batari wakwisubiraho. Ariko banga kwisubiraho, baravuga bati ubuzima bwacu twabuhawe n'Uwiteka, gupfa ni rimwe no gukira ni irindi. Turemera gupfa kugira ngo twiyandurishe ibishushanyo byawe. Itanura rimaze gukomera, nuko babajugunyamo, ngo barangije batangira gutemberamo. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo nuko umwami arebye, ngo abona mu itanura harimo abantu 4, ngo aravuga ati niko twashyizemo bangahe? Bati twashyizemo abantu 3. Ati none ko mbona 4, kandi uwa 4 afite ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari, umupagani usenga ibishushanyo, atangira guhishurirwa ishusho y'uwa 4, abona yuko ari iy'umwana w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Abantu bajya bavuga ku guhishurirwa kw'abantu. Mbese Nebukadinezari ko yari umupagani agahishurirwa umwana w'Imana, umuntu usenga we yahishurirwa bingana iki? Icyo mujye mukibaza, nujya kuvuga ujye ubanza wibaze ngo kuki uriya mupagani w'i Babuloni wari wakoze ibishushanyo ngo bajye babisenga ndetse nawe bamusenge, kuki yahishuriwe umwana w'intama w'Imana ari we Kristo? Nuko ngo babahamagara mu muriro, barababwira ati nimuze. Ngo barasohoka baje, ngo barabinukiriza imisatsi, basanga nta mwotsi ubanukaho, nta muriro ubariho, imyenda nta muriro ubariho. Nuko Nebukadinezari ngo arebye aravuga ati uhereye uyu munsi ntihakagire indi mana isengwa usibye Imana ya Saduraka, Meshake na Abedenego, kandi utazasenga iyi Mana iwe hazahinduka icyavu, azatemagurwe, ntazongere kubaho, kuko nta yindi Mana ishobora gukura abantu mu muriro ari bazima. Nari nacanye umuriro nawenyegeje kugira ngo baze gukongoka ndeba, ariko uyu mwanya bakaba bahagaze imbere yanjye,
nyamara abantu babajugunyemo bo bari bamaze gupfa kera, ngo ibirimi by'umuriro byarabafashe bahita bapfa, ariko bawugezemo batangira kuwutemberamo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ni Imana igira impuhwe n'imbabazi. Yemwe yemwe yemwe, dufite gikurikirana, ntacyo tuzaba turashinganye. Icyo gihe Imana yahaye Nebukadinezari umutima mushya, ituma Abanyababuloni nabo bahindura umutima, bagira umutima mushya, bityo Abisiraheli basengaga Imana baroroherwa. Abagendwagaho n'ababahiga bavuga bati musenga Imana itari iyacu, bituma batongera kubirukaho, ahubwo bahindukirira abanzi babo bakavuga bati mugende mucunge umuntu utari busenge Imana yo mu ijuru, yaremye ijuru n'isi. Iyo Saduraka na Meshake na Abedenego basenga, tumutangeho raporo. Nibo basigaye batanga raporo aho kugira ngo batangweho raporo. Imana ijya icurukura ibintu kugira ngo irengere intore zayo. Uyu mwanya waba wifuza umutima mushya, usabe Imana kuko Imana yiteguye kuwuguha. Imana nayo irashaka kuguha umutima mushya. Yigarukire uwakire, uvuga uti Mwami mpindurira umutima, unkuremo umutima w'ibuye, unshyiremo umutima w'inyama, uzatuma menya amateka n'amategeko yawe, nkayubaha, nkakubaha kandi nkakubahisha. Bifurije kugira umutima mushya, gutunga umutima mushya, umutima w'ubwenge. Amen.